Yesu nashimwe cyane, ndabashuje itorero ry'Imana, Imana ya Isiraheli ibahe umugisha. Nifuje nanone kongera kubana namwe muri uyu mugoroba kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana rikomeze kudufasha rituyobora, kandi uko dusenga uko umuntu agenda arushaho gusobanukirwa no kumenya, niko agenda arushaho gusobanukirwa neza uburyo ari busengemo. Imana rero yo mu ijuru ikomeze kubaha umugisha, kandi mukomeze namwe inyigisho mbaha mukomeze muzumve, kandi namwe musome Bibiliya cyane, mucukumbure, mukore ubushakashatsi bwimbitse kugira ngo tubashe gusobanukirwa, tubashe kumenya, kuko Bibiliya iravuga ngo ubwoko bwanjye ngo burimbutse buzize kutamenya. Iyo umuntu atazi biragorana ko iyo utazi ikintu birakugora kugisengera. Iyo udafite amakuru y'ikintu kugira ngo umenye kugisengera biragora, ntabwo wapfa kubimenya. Iyo umenye ubasha no gusenga. Rero akenshi iyo ndimo kubaha inyigisho nk'izi, mba ngira ngo wowe uzumva ntuzifate uzirebere muri ango y'undi muntu, uzirebe nkawe ubwawe, uzite izawe, noneho utangire kwigenzura ubuzima bwawe, imibereho yawe, iy'urubyaro abarufite, iyo imiryango abayifite, nawe ubwawe ku giti cyawe, noneho ubashe gusesengura umenye ni iki gishobora kuba gifitanye isano n'ibi ngibi ndimo kumva, noneho nakora iki kugira ngo bino bintu bibashe gukurwaho. Yesu nashimwe cyane. Ubundi niyo mpamvu nyamukuru yabyo, tubaye turi nk'ahantu turi mu materaniro, dufite ahantu dushobora guhurira, twakabaye tubyiga cyane kurushaho, ndetse tukanabasengera. Ariko ubu ngubu ntabwo bikunda kubera nyine ibi bihe turimo, ariko nabwo Imana ishimwe ko ibi byaje, hari uburyo nk'ubu dushobora gukoresha nibura ijambo ry'Imana rigatambuka, nabyo tubishimira Imana. Rero uyu munsi turakomeza n'ubundi kuri inyigisho yacu irimo kuvuga ngo mpa umwana wanjye. Kuvuga ngo mpa umwana wanjye, uyu munsi turakomeza none kuri iriya mirongo uko ari ibiri, iyo twaraye dusomye nimugoroba, ntabwo twari twamanuka ngo tugere hepfo ku yindi, turacyakoresha iriya mirongo ibiri twakoresheje ejo. Yesu nashimwe cyane. Aho twabonye ko abagore babiri babanaga mu nzu imwe, bari bahuje umwuga bakoraga, ku biri bavuga ngo bari indaya, ikindi babanaga no mu nzu. Noneho umwe arabyara, amaze kubyara umwana we aba muzima, ngo hashize iminsi 3 mugenzi nawe arabyara, arangije we aza aryamira umwana we arapfa. Amaze gupfa afata wundi wapfuye, aramutwara amushyira mu gituza cy'uriya wari usinziriye, ufite umwana muzima ariko usinziriye, noneho aramuguranira nawe atwara uwe. None uyu munsi ndagira ngo twibaze ikibazo kivuga ngo ese buriya kuki yamufashe akamukura mu gituza cya nyina, yarangiza agafata upfuye ngo akamusubiza mu gituza cy'uriya mubyeyi? Wenda kuki atatekereje ati reka wenda muhirika agwe hasi aze, kugira ngo wenda yaguye? Kuki atatekereje wenda ati reka murambike ku ruhande mushyire hirya? Kubera iravuga ngo aramutwara ngo amushyira mu gituza cye, ni ukuvuga ngo uriya wari upfumbase umwana muzima asigara agomeza apfumbase umwana, ariko noneho utari muzima. Ubwoko bw'Imana nagira ngo mbabwire ngo buriya Satani hari igihe yambura umuntu, hari igihe akunyaga akagenda pe, ku buryo nawe utagira ikintu kimusigara, nawe ugasigara uri aho nyine gusa. Ariko hari ubundi buryo bwo kunyagwa n'umwanzi, akwambura ikintu gifite akamaro, akagusigira ikindi kintu kikokipa ariko kidafite akamaro. Agutwara ikintu cyari gifite ubuzima, cyari gifite akamaro, yarangiza mu rwego rwo kukujijisha akazana ikintu gisa nka cya kindi, ariko noneho cyo kitarimo ubuzima, kitarimo cyo kukujijisha gusa kugira ngo iminsi ibe yicuma. Nk'uyu nguyu bamushyizeho umwana wari upfuye kugira ngo igituza kidasigara kirangaye nta muntu urimo, n'umuyaga ukaza wenda akaza kumva ko uzareba nka nijoro uryamye, niyo waba wariyoroshe, none wenda wahindukira ibyo yoroshe bikavaho, urabimenya. Wumva nk'umuyaga uje, wumva imbeho, ukumva ko ibyo wari yoroshe byagiye. N'uyu rero yaravuze ati uyu nintagira vuba ngo nsubizemo
uyu nguyu wapfuye, kugira ngo nibura nananyeganyega yumve ko afashe umuntu, yumve ko hari umuntu uhari, araza kubitahura vuba. Arangije ashyiramo uriya kugira ngo amujijishe, uriya nawe uko aryamye akomeza yumva harimo umuntu burinde bucya. Ibi ngibi ni byo umwanzi Satani akora, akaza akakwambura ikintu kizima, yarangiza akakuzanira ikitari kizima kugira ngo akujijishe ntumenye neza uburemere bw'icyo watakaje. Ibi biba mu buryo bwinshi butandukanye. Hari igihe Satani ashobora kugutwara akazi, mu by'ukuri kari akazi kazima, gashobora kuzagira icyo wakugezaho kizima kigaragara, akagatwara. Yamara agatwara ako kanya, kubera ko azi ko ubushomeri nibugukubita ushobora kuzajya gusenga ugatitiriza ukabayo, noneho bigatuma wenda ushobora no kuba wakongera ugatabarwa vuba cyangwa se wakamwaka. Buriya Satani iyo atwaye ikintu, iyo ukomeje ukarwana ukoresheje imbaraga nyinshi, urongera ukakibohoza kikagaruka. Ariko nababwiye ko tuzareba ukuntu uyu mugore yashubijwe umwana we amuhawe n'umwami. Uko tugenda tumanuka kuri iyi mirongo nituhagera, ngira ngo tuzaba turimo dusatira igihe cyo gusoza izi nyigisho, twinjira mu gihe cyo gusenga, nibwo tuzareba neza uruhare rw'umwami kugira ngo usubizwe icyo wari warambuwe. Muri izi nyigisho zibanza ni ukugira ngo ubanze ukoreshe ubwenge bwawe, usensinge cyane, utekereze, urebe, ukompare ibihe, urebe ibyo ukora, urebe noneho wibaze ngo ese ibyo mfite ubu nibyo nagombye kuba mfite? Ese ukomeze uyu munsi niki cyabuze kugira ngo mbe ndahangaha ndi? Ahari aho sinaba nanjye nararangaye narasinziriye, umwanzi akaza akanyiba, akanguranira, akanyambura igifite akamaro, yarangiza akankinga mu maso ikidafite akamaro. Ahari uyu munsi sicyo naba ndimo kuzira. Ibyo ngibyo nibyo ngira ngo tugende tuganiraho muri uyu mugoroba, noneho ubitware nka assignment cyangwa devoir, nawe ugumize ubitekerezeho, bigufashe ukuza gutekereza no kuza gusenga. Iyo umwanzi agutwaye ikintu akazana ikindi cyo kukujijisha, bituma ntabwo ugira imbaraga nyinshi cyane zo kugira ngo urwane, kuko buriya iyo agutwaye akazi yarangiza akakuzanira ikindi kikokipa, ukabona ntiwirirwa mu rugo, ukabona urabyuka ugenda, mu by'ukuri wenda ukabona uragerageza kurya, ukabona birashoboka. Akenshi iyo bavuze bati abantu badafite akazi baze tubasengere, ntabwo ugenda kuko wumva ko ugafite. Ariko nanone kandi kuko akaba n'igihe wahaguruka abantu bagatangira kureba, urabizi nabyo, bagashingana inzara bati buriya agiye hehe, buriya aradushinyagurira, baravuga adafite akazi akaza kandi agafite. Ariko nyamara muri wowe urareba akazi ufite, wakwibuka n'ako wari ufite cyangwa n'ako wakabaye ukora, ukabona ntabwo birimo bihura, ntabwo bijyanye. Hari iyo wabashije kubisobanukirwa rero ugasenga cyane, akazi nyakazi wagombaga kubona urakabona kakagaruka. Haba igihe rero tugende wenda dufate urugero nko kuri urugero rw'abana, ariyo sije turiho muri iki gihe. Satani araza agafata umwana igihe wari umutwite, Imana yaraguha amasezerano ikakubwira n'uwo azabaho n'ibyo azakora, kuko pe wamujyana no ku ishuri ukabona arimo ariga neza, arazamuka neza, agatsinda neza, agatsinda toronkome neza, agatsinda sizimu, yagera muri kaminuza, muri cya gihe watekerezaga ko imvune zitangiye kugabanuka, avuga uti uyu mwana nibura aho ageze yarangije kwiga, ari muri kaminuza, yagiye gusoza, azabaho, ugatangira gutekereza, ukabona inzozi ze wari ufite ukuntu agiye kuzuzuza n'ukuntu agiye kubaho. Wajya kubona ukabona muri icyo gihe umuntu atangiye guhinduka, atangiye gutakaza umurongo, amaze kugera mu myaka utamubwira ngo yumve, amaze gufata agatangira kwandura izindi ngeso. Ukabona umwana wari umurokore, nta kintu kibabaza cyane, noneho bibabaza cyane iyo famiye ikijijwe cyangwa se irimo abakozi b'Imana. Uzi kubona umwana aca ahantu bakavuga ati uriya mwana ni uwa pasiteri kanaka, wareba ukuntu asa, wareba ukuntu ameze, wareba imisatsi, wareba inzara, wareba imyenda yambaye, wareba ukuntu ameze, ukumva nawe ubwawe umurebye ugatinya kubivuga. Umuntu akubajije ati uriya mwana ariko uko mbona nsa nk'umuzi, utinya kuvuga uti ni uwa kanaka, kubera ukuntu umureba ugaceceka. Igihe rero iyo bigeze hariya, kubera ko ariho, hari igihe wumva ko ntacyo bitwaye, ariko nyamara ni ukuvuga ngo icyerekezo cy'ubuzima bwe, uwo yagombaga kuzaba ari we, Satani arimo aramwiba, arimo aramutwara ubwenge, arimo aramutwarira igihe, arimo aramutwara, amukuye mu ishuri urabireba, amukuye nta hantu ari buze kubona, ko nta kazi ari buze kubona kubera ko n'ishuri ritaye,
nta kintu na kimwe arimo gukora, agatangira kuzerera ku musozi. Ejo wajya kubona ukabona yatangiye kunywa inzoga, yatangiye kunywa itabi, yatangiye kujya mu buraya. Uriye ariko wibuke ko agihari, arataha mu rugo akaza, akaba umuhungu, akaza akajya mu nzu akaryama ukamubona ko ahari. Urabona umuntu ahari mu buryo bugaragara ku mubiri, ariko mu bitekerezo, mu bwenge, nta muntu uhari, yaragiye. Iki ni cyo kintu, uyu ni wo mwuka urimo aha ngaha turimo kuvuga, aho uyu mugore yafashe umwana wapfuye akamuzana akamushyira mu gituza cy'umubyeyi, yarangiza agafata umwana muzima akamutwara. Hari abantu Satani arimo atwara muri iki gihe b'urubyiruko benshi, arimo aratwara ubwenge bwabo, arimo aratwara ejo hazaza habo, arimo aratwara destinies zabo, arimo aradivatinga, arimo arahindura ibyerekezo by'ubuzima bwabo, aho Imana yabahamagariraga ko arimo arabayobya, arimo arabatwara kandi turimo turarebera. Reka mbabwize ukuri, ibi bintu murimo kubona muri iki gihe, hari ibintu bisa nkaho ubona ko bisa nk'ibyagizemo akamaro ku muntu, ariko mu by'ukuri atari akamaro. Dufite abana benshi bagiye bakurira mu nsengero, baririmba muri za Sunday school, bakajya mu makorari bagakorera Imana. Yageze hagati bajya ukabona umwana wari umuririmbyi muri korari mu rusengero, ejo musanze yagiye kuririmba muri za gumaguma, niba ari kimwe bya Primus. Nibwo yagenda agatsinda akazana ziriya miliyoni 3 babaha, cyangwa 4 cyangwa 5, buriya abahombye ibintu bikomeye cyane yajyaga kuzabona mu myaka yindi iri imbere, naho Imana yamutwaraga ntagiye, ariko aradivatinze agiye mu kindi cyerekezo. Wenda ku mpuhwe z'Imana yongeye akazamufata agashyizwa akagaruka, byaba byiza, ariko hari benshi bagiye bafatiraho ntibagaruka. Wowe ubibona kubera ko umubona ahari, uratekereza ukavuga uti uyu mwana wanjye ntacyo arahari, yewe rwose ndabona n'ubundi ntacyo abaye, yakoze ibi n'ibyo. Ariko mbere mu iteruro, mu ivuka rye, nuko wamureraga, nuko wumvaga wumutekereza azamera nk'umubyeyi we, urabona ariko ameze. Umwana aragiye arize, arangije segonderi cyangwa arangije kaminuza, abaye ikirara, ararara mu gasozi. Ubu n'ubu ndimo nk'aya masaha, uretse ko wenda ubu haje izi gahunda zaguma mu rugo, cyangwa se n'aya masaha bakonditioninga abantu gutaha, ariko ugasanga nk'aya masaha bigeze saa 7 za nijoro umubyeyi ntazi aho umwana ari. Umubajije uti umwana ndavuga ngo ntabwo mbizi, bigereze saa 7 ati ntabwo mbizi. Mu gitondo akabona umwana araje, avuga ati ni uburenganzira bwe, n'umwana amaze kuba mukuru, agomba kugenda uko ashaka. Bantu b'Imana, uriya ni umwuka mubi cyane wa Satani urimo kwiba abana bacu. Nimuhaguruke mukenyere, ababyeyi nimuhaguruke murire, aho nimuhaguruke mukwete mukomeze, hanyuma dusenge tubohoze ubuzima bw'abana bacu, tubagarure mu cyerekezo kizima. Iyi minsi tuzaganira kuri iyi myuka irimo iza muri iki gihe cyane, irimo ifata urubyiruko, iyi myuka y'abaresbians, y'abagay, y'aba homosexuals. Ubu noneho nibyo bigezweho muri iki gihe. Mu Rwanda birahari, byarahageze deja, barahari, barakora, bafite ofisi zabo aho bakorera. Hari n'umwe nabonye, hari umuntu twaganiriye ukorana nabo ubikora muri icyo kigo, bo baragenda bashishikariza abana b'abahungu kubabwira ko umuhungu gushaka n'undi muhungu ntacyo bitwaye, umukobwa gushaka n'undi mukobwa nta kibazo, ni uburenganzira bw'umuntu, umuntu afite uburenganzira ku mubiri no gukoresha uko ashaka. Tudafatirana vuba na vuba, twari tukirimo gutangazwa n'urumogi n'itabi, noneho haje ikindi kirengeje urumogi n'itabi, ubutinganyi. Harimo haraza ibintu byinshi. Nitudahaguruka ngo dushikame dusenge, turwane n'iyi myuka, tuhoze ubuzima bw'abana bacu. Uzareba umwana ubona uburenganzira bwe n'uburenganzira bwe, ariko ejo ashobora kuzagera ahantu wowe ubwawe nk'umubyeyi uzajya umubona ukamuhunga, ugatinya ko baranavuga ko ari umwana wawe kubera ukuntu ameze. Ndagira ngo mbasabe mureke dusenge twinginga Imana. Data mu izina rya Yesu, Imana ya Aburahamu, Imana ya Isaka na Isirayeli, Imana isumba byose, Imana nyamana, Imana yambaye icyubahiro, Imana ikomeye, Imana yaremye isi n'ijuru, Imana yaremye buri kintu cyose kiri kuri iyi si, Imana yaremye isi ikarema inyanja, igatandukanya amazi n'ubutaka, Imana ifite ubwenge, Imana yagennye uko isi yose n'ibiriho bizabaho. Mwami Imana, ubuhanga bwawe burakomeye. Iyo turebye ukuntu washyize inyenyeri mu kirere, ugashyirayo ukwezi, ugashyirayo izuba, inyenyeri zitagira umubare zingana, tutamenya uko zingana,
zibana kandi zitagongana, zidakubitana, zitagira gute, zigenda buri kintu kigenda mu murongo wacyo. Iyo turebye uko umuyaga uhuha n'uko ugenda ntitumenye inzira zawo, iyo turebye mwami Imana ukuntu aho amazi ava adashirayo n'aho ameneka ntihuzure, iyo turebye twumvisha amateka nk'igihe Akagera kabereyeho uyu munsi agahora gahurura amasaha yose, aho amazi ava ntajeyo n'aho ameneka ntihuzura, mwami w'abami ubwo n'ubwenge bwawe bukomeye nta mwana w'umuntu wabasha gusobanura nk'ibi ngibi. Ndakwinginze Nyiribihe mu bubasha bwawe, mu bwenge bwawe, tuje imbere yawe muri uyu mugoroba tuje kugira ngo Nyiribihe twinginge utugirire neza nk'Imana, udusubize generation yacu, dusubize abana bacu, dusubize urubyiruko rw'iki gihugu, ubadusubize mwami Imana. N'abana bavutse wabavuzeho, n'abana mwami Imana wavuze ko bazaba abahanuzi bagahanurira amahanga, n'abana wavuze yuko bazaba abacamanza kandi b'ukuri batagoreka imanza, n'abana mwami Imana wavuze yuko bazagura ubwami bwawe. None dore igihe turimo nk'iki, mwa Satani arimo arabatwara, arimo arabatwaza igitugu ku manywa na nijoro, ababyeyi barimo bararira. Mwami ndakwingiza kugira ngo urebe agahinda k'aba babyeyi, urebe imitima yabo ibabaye, urebe imitima barimo gushengurwa n'agahinda kubera uburyo barimo kubona umwuka urimo utwara bano bana. Mwami Imana ndakwinginze, twe twaragerageje nk'abana b'abantu, ababyeyi bagerageje kwigisha abana amashuri meza bazi ko aribwo bazaba abana bazima, bagerageje gukora ibishoboka byose, ariko dore Satani arimo arahinyuza ibyo ababyeyi bakoraga ku bana babo. Ndakwinginze Data mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, turakwinginze kugira ngo tugarurire aba bana mwami, turakwinginze kugira ngo tugarurire aba bana mwami, turakwinginze kugira ngo tugarurire abana mwami. Turakubita hasi izo imbaraga zibarwanya, turasenya uyu mwuka wa dayimoni, turasenya uyu mwuka wa Satani urimo kuza gutwara ibitekerezo by'aba bana, urimo kuza gutwara ubuzima bwabo, urimo kuza gutwara icyerekezo cy'ubuzima bwabo, urimo kubabuza icyerekezo Data. Mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti turakubita hasi izi mbaraga, turakubita hasi imyuka yo mu bisekuru, turakubita hasi imyuka yo mu nyirakuru, turananiza izi mbaraga z'umwijima mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Imyuka ikomoka hose ikomoka mu miryango turayinaniza, turayisenya mu izina rya Yesu, mu mbaraga z'amaraso yawe Yesu. Turananiza gukora k'umwanzi kose mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ikomoka mu isi y'abarozi turayisubiza mu izina rya Yesu, turayinaniza mu izina rya Yesu, turayikubita hasi mu izina rya Yesu, turayisenya mu mbaraga z'amaraso ya Yesu Kristo. Uwiteka Mana Nyiribihe, turahamagara gukora kwawe nk'Imana, turahamagara imbaraga zawe, turahamagara ububasha bwawe, turahamagara gukora kwawe. Ngwino dusubize mwami abana bacu Data, icyubahiro cyose n'amashimwe no gukomera n'ibyawe uhereye none iteka ryose mu izina rya Yesu. Amen.